Mbahaye ikaze mu kiganiro ni muntu ki cy'uyu munsi. Uyu munsi nabazaniye amateka y'umutware watwaye u Rwanda cyangwa se imisozi imwe n'imwe mu Rwanda ku ngoma z'abami benshi batandukanye mu Rwanda rwo hambere. Mbahaye ikaze rero ntimucikwe, iki kiganiro mugiye kukibanaho na Noho Kadafi, aho mugisanga kuri chaîne ya Noho Kadafi official, ndetse nanabashishikariza gukora like, mugakora subscribe, mugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byose dushyize kuri iyi chaîne bitazajya bibacika. Mbahaye ikaze rero, ndaje mbaramburire amateka y'uyu mutware ndetse amazina ye, inkomoko ye, ubwoko bwe ndetse n'ibindi byose byagiye bimuranga mu gihe yabayeho. Ntimucikwe, mbahaye ikaze. Uyu munsi turavuga ku mutware witwa Rwakagara. Uyu Rwakagara ni umugabo wahamije imyato mu Rwanda rwo hambere, akaba mwene Gaga rya Mutezintare, akaba ari uwo mu muryango mugari w'Abega bo mu nzu y'Abagaga. Umutware Nyantabana, umuhungu wa Kabare, akaba yaravutse mu mpera z'ikinyejana cya 19. Ni umwe mu Bega babayeho neza, bagira n'ibikorwa bikomeye mu Rwanda, maze agira n'amavugwa y'ikirenga akomora kuba yarabyaye abana benshi kandi bakaba ibihangange ku ngoma z'abami b'u Rwanda nka Rwabugiri, Rutarindwa, Musinga, Rudahigwa ndetse na Ndahindurwa.